mubwira ko mujya kurinda ndabwira kuri papa we iyo barakukunda iyi sawa mva rero nibwire uzi ko ejo nari nagiye gusura Tesi se urukumva utari kwibuka Tesi wa mubebe wari ubyibushye umeze neza ufite nyashi mva winzo bandi wasanze umugabo w'umukire tumwibuka rero nkugereranye Tesi umukobwa muremure w'inzobe umva wari ufite nyashi nyine ufite amaguru meza se rero uriya mukobwa wakoze ubukwe muri karitsiye bagahurura ibintu bigakomera ntabwo umwibuka Tesi ntabwo ndi kumwibuka semaze ubwo none ndagusobanurira ngo bari batuye he se ntabwo bari batuye hano hepfo niwabo baracyahatuye ahubwo ni uko Tesi ibuka Tesi wandi washakiye mu mujyi Tesi yashakiye mu mujyi yasanze umugabo w'umubose w'umukire w'ibogari nyine niwe nandi kukubwira rero nari nagiye Ntusi byagenze gute nyine ntacyo pe nta kibazo ariko nyine Tesi nabonye ari mu tuntu utamenya nabaye nicaye mu gihe turi kuganira mbona haje umuntu w'umugabo ngo ngiye ngo Tesi ngumva ngo ngiye ngo nawe ariko ngiye nshaka ibintu bari kuvuga ndayobegwa numva mbaye mu rujijo mbaye mu gicuku bazi ibi bintu ubundi ni ibiki bari kuvuga umva ngo nafashe video ngo nagize ute ngo urampa amafaranga ngo shira hano ngamva ngo ameza abaye 3 vuga se Nose n'umugabo wari uri kubimubwira cyane undi wahandi oya none se usuzi ko umugabo bakoranye ubukwe ari umugabo w'igikara ubyibushye rero akandi kagabo ni akagabo nyine karaho kagasore karaho k'amafuti mbazi ayo mavideo nanjye nashaka naribaje se video zibiki video zimaze iki byaragenze nuko uwo mugabo ari kubisaragiye arongera baravuze ati umva shiraha rero mbajije Tesi uwo mugabo amaze kugenda Tesi nawe mbona arangaye nyine ntacyo ambwiye ndabyihorera nditurize wanzi yuko yarari umukirisitu byamugendekeye bite kandi nanjye ndi kukubwira ngo ni gutyo nabibonye ntabyo nzi ngiye sinambisobanura izo nguru utazi wije uzi wihwisura kugenda uravuga video abagabo wacuritse ntako bitagenza ahubwo ego gabanya
ese uyu mugabo ntabwo yanyumvishe cyangwa ari kwijijisha? Ese ntabwo yayumvishe uriya musaza ra? Uriya musaza se ko nzi ko avuga cyane. Uyu munsi wa none nindukira cyokoze uriya musaza sinzi icyo nzamukorera. Kanishiremo ko atanyumvise. Bébé. Oui, bonjour. Ça va? Ça va, uvuye kwivuza? Si, mvuye kwivuza si meze bite basi? Ni sawa. Sa neza. Si wowe wagiye nari nakubuze. Be nyine hari umuntu w'imyanda wari waje nagiye kumufungurira ngo bajye bakora imyanda. Imyanda kandi? Yego. Ese zageze igihe Bébé ntabwo mba nshaka ibintu gutera se. Ibyo ngibyo by'imyanda umutekano n'ibindi byose bazajya baza babaza bajye baza babibaza. Bajye bakureka. Yego. Kumutuje ntabwo mba nshaka ibintu gutera stress. Maze nuko wari uryamye niyo mpamvu nyine meze neza aho ugeze. Meze neza. Ubu nizeye ko umeze Usa neza. neza. Murakoze. Nawe urasa neza mbere. Ibintu byo kumusiga mu buriri ntabwo ari byiza. Ntabwo bizongera. oya nyine kubera ubu mvuye mu kazi bananiwe cyane numvise bakomanze ku gipangu kandi umuzamu nta numvaga sinzi iyo yagiye ndavuga reka njye kureba. we Nakoze mu byashatse. hanyuma se ni ukuvuga ngo rero gahunda z'akazi n'ubundi zirakomeje ndagira ngo mfate akanya mutegure kubona n'amasaha ari kugenda gusa sinzi ibyo numva kubwira ku mugoroba bijyanye n'ibya hano mu rugo bimeze ubundi ntabwo nkunda kuhaboneka urabizi ndabyuka nkagenda amajoro hano byifashe bite nyine uriya muzamu ugenda ndumva twamwirukana tugahindura ntabwo yifata neza umutwe asigaye asinda ku rwego rwo hejuru nyine asinda none reba nk'ubu ngubu bashobora kuba yaraye yasinze kujya gufungurira abantu b'imyanda asindira mu rugo rwawe arasinda none kuva ryari asindira ahangaha nuko nangaga kubikubwira nyine ntabwo gutera stress bitewe n'akazi nyine n'ibintu urimo bigutesha umutwe uzi utinze ariko ntesha umutwe cyane ariko n'akazi hano kabaye kenshi ugomba gushakira n'umukozi shaka n'umukozi se kandi twebwe hano bakora iki imashini zimesa zirahari izo zibyombo zirahari zitora umuceri zirahari urashaka umukozi w'iki nyine ndavunika kuba muri iki kizu njye nyine nta n'umuntu cyangwa uzazane sisita wawe tuba ahandi keretse icyo udashaka so hagati aho rero sasa ndabona nawe ukeneye guhindura utasaba amafaranga none se rego nize ngukure ku nzira nkaho gutera stress hari konti yanjye utazi hanyuma rero ikibazo cyazamu ujya umuganiriza se wazi rero uriya musaza sinzi rega nyine wabona akiza nabibonaga nabonaga hari ukuntu kareba nk'akadashobotse nk'akadafatika narabiketse ko n'ubundi kuva mba ntahari nkunda kuba nagiye n'ubundi kazagutesha umutwe ntabwo nigeze ntekereza kukuganirizaho byibuze ngo dufate icyemezo cyo kumuha akazi turi hamwe ariko byibuze niba umaze kubona ko imyitwarire ari mibi naguhindura ntabwo ndashaka uburyo uba uri muri good manner umeze neza uri secure just igihe ndi mu kazi byibuze nagiye making sure ko umugore wanjye ameze neza ntabwo nshaka ikintu kigutera stress so gusa ndamukunda wasi nanjye ndagukunda mukunzi okay hanyuma rero ndabona hari gahunda n'ubundi mfite mu kazi isaba kugira ngo ngereyo mbere byibuze wenda mbere y'isaha gato kandi arizo nturategura breakfast uyu bintu nayiteguye urumva rero ko nayiteguye mbwira igihe mbyuka mu gitondo nkazenguruka inzu nkakubura nkanyuranyura hirya no hino mpita nkeka ko n'ubundi byakomeye ari nayo mpamvu ndimo ndavuga ngo izo bills baba bashaka ko nishyura nimero yanjye barayifite nko kariya kagabo kishyuza amafaranga y'ibintu bijyanye n'ibishingwe kamaze kunyaka nimero inshuro zingahe kaba kaza kugutesha umutwe kakubaza karanzunga akuzunga menye yaje ntambona nimba ari imyanda baje kureba nimba baje gukumuta akajisho ntabwo mbizi uzajya agira ikintu akubaza ujye umubwira ampamagare utabyumva umureke aze kunyishakira bajye baguha amahoro hanyuma rero ndabona amasaha asa nkaho atangiye gucya kugira ngo no kumurikirana gahunda z'umunsi reka mwitegure hakiri akanya mbona amasaha ngera mu kazi nyine uze guhaha rero usigaye watinze ntabwo ukumbuye ndi hano njyenyine ati ntayo nkasanga hafi
saa moya ukagerageza nakoresha umwanya mutoya ndagerageza uko bishoboka naguteguriye bya bindi ukunda ariko nyine na ruriya rugi nyine rusigaye rungura nyine ntabwo nzamu nimba karaza karugura kumwe winjiza imodoka nambara nimba karufungura nabi ariko kariya gasaza katabinyereka karagutinya kubera amafuti yako ntujya umubwira reba nk'igihe ubibwire n'amakosa yose mbese aka kanya se si kumpaye ariko ntacyo nabyo ndabikora mu kazi surprise naguteguriye ibintu ukunda wateguye iki amatsiko ndabikwereka bya bintu ukunda nyine sibyo karibu ibyo tubireke utakiza gusenga byakugendekeye ute sha rero reka nkubwire njya mbona ibyo muri ruriya rusengero bitiyoroheje njya mbona bitoroshye niyo mpamvu ntakiza gusenga nsigaye ndabona abakirisitu bahariya wapi noneho bigeze mu baririmbyi abaririmbyi bahariya rero bagira amavuta barafashwa byahatari barafashwa pe ese ibintu uvuga urabizi cyangwa ntabyo ngenda ishuwa neza ndabizi nibo basigaye bafunga inguni saa moya uri kubasanga mu muhanda saa 2 abo bari mu mavuta yahe none se uriya mukobwa wo kwa Ntuza njye nawe dupfe wa mukobwa muremure njye nawe dupfe nta kintu mupfa ariko si wowe urabizi neza yuko abaririmbyi ari basigaye barafunga inkuni rimwe kabiri mbabonye mu muhanda dore nk'ejo bundi nari ndi kwigendera nimugoroba hari ibyo nari ngiye kugura wareba mbona wa mukobwa muremure ujya uririmba abantu bagapfa bange niwe ufunze inkoni ku muhanda n'undi muhungu ndavuga se uyu mukobwa izi saa moya buriya ari gukora iki uyu si umuririmbyi ubwo jewe ugeze gute ubu bwisha ntakomera gahanga njyewe muzakurira ntabwo nkinaga soni ngo ndindikishaga surusha amafaranga waye nibwo byo muzakurize nindikisha izo amafaranga rero mfite rwose telefoni yanjye rero ibyo wabigira urwitwazo kugira uve mu rusengero hari umuntu uzagira undi mu ijuru njye ariko ntabwo ibyo nabigira urwitwazo nta nubwo ari cyo nshingiye njyewe uriya mupasiteri wanyuze umuzi uramuzi neza sajya ababwiriza mugafashwa akababwira reka sinakubwira uzi ko yansabye ko turyamana mu izina rya Yesu pasiteri nzi niyiziye pasiteri uzi nyine telefoni yanjye ubwo se aga amafaranga rwose umugore yashyiriye kuri telefoni mbese umuteta bikwiye erega kubyara mu bakire nicyo bimara ubwo mubyarira akakugurira icupa nagira ngo we buri icupa mushezi agahita abyumva cyane ako kanya ibihumbi bitanu ukagenda byidegembya muri karitsiye ntange n'imbwa suzugura njyewe wapi no ibyo maze kuvuga byose biri ku murongo kugenda ku mujo gumwe gusa ukase ku ruhande no wapi ntabwo twajana uko byumva bunasheri wawe bimeze bite sheri wanjye nta kibazo sheri wanjye ariko tumeranye neza turaho izi minsi yarakundegeye hari utunyangu usigaye umukorera yewe si njyewe wapi njye nawe tubanye neza nta kibazo oya kubera ikuri kumpakanya rero kandi njyewe ari njye ubizi ibyo ubimenye rwose na gato ntabwo imibare yawura no
ejo bundi yarakundegeye hari utunyangu usigaye uramukorera kugenda uramuca inyuma uragira uca yaguhamagara izi buri nijoro uwirirwa kuri fone ugira ute ugabanya sibyo yaje kubikuregera yewe iyo telefone narayiguriye sibyo nta n'igiceri cy'ijana yanciriyeho iyo telefone ngiye nzatunga telefone yo kwitabamo umuntu umwe gusa rero yaje kumbwira nk'inshuti yawe arambwira ati mugufashe twicare tuganire nguhane ugambye gukishyura cyabura ukuritse unakumeraga cyari bitwa muze ako suri kubyemera ese ndi kubyemera ukumva mfite irihe kosa arega baravuga ngo ayumwe araryoherera niba yarifashe akaza kukubwira gutyo naretse kumwitaba we nta kintu yankoreye yego pe nta kintu yari yagukoreye hari saa 4 z'ijoro umukobwa muzima saa 4 z'ijoro wari uri kuri telefone ubona sheri wawe araguhamagaye irasona irarangira ari weyiti unari weyiti ukajaje urabibona bibona sibyo bivuze iki ariko nta n'ikibazo kirimo narahindukiye nk'ejo ndamuhamagara cyangwa nako kanya narasoje kuvuganira kuri telefone ndamuhamagara ntiyamfata ubwo nyine n'abari uburakari bwabiteye setu habyonse kamubwira inkuru z'iki gihe mwana we n'uwiteka niwe uzahaba nese we nta sheri ugira Njyewe? njye ndi kumva uri kungendaho ngo sheri wanjye n'ibiki wowe nta sheri ugira njyewe inkuno z'iki gihe nsigaye narabirambitse nararekuye nabihariye mwebwe wayi iki ni inguru ndende kumiro ninda naho amavunja arahantu suwe nose nyine habaye ikihe kibazo niyeze gukundana n'umuhungu uwo muhungu dukundanye arangije usanga nyine ari gusomana n'undi mukobwa nahise ambwira ngo ni uwo kwa marume we arambwira ati mbese anjisha mu zindi nzira afata isuku uburyo wamusoma niyo waba ari mushiki wawe arancurika mitambirambika ndavuga ati byose ni ubusa ahubwo reka mbiharire ababishoboye wako nta kabazo dodo icyo ntabwo ari cyo cyatuma wanga umuntu kuba basomanye si hari ikindi kibi baba bakora ngiye rero naramumuhariye naravuze ati kandambike akatari amagara baja mu ngewe urabizi uko nteye nubwo mu buzima bwanjye umusheri wanjye niyo nasanga aryamye ngewe nkamugwaho hariya aryamye hamwe n'undi mukobwa usibye ashobora kumbwira ati byabaye ngombwa umubiri ni umubiri nabonye bibaye ariko ntabwo nabiteguye yansaba imbabazi nkamwumva ntabwo ibyo bintu nge byanjyana ngewe aho kuri sheri wanjye naguharira cyangwa kompeta kugeza igihe ngakompeta cyangwa guharira iyo mbonye ari ngombwa ariko kuri sheri wanjye rero mwana wa mama nujya gukora ikintu icyo ari cyo cyose uzabanze wiherere uvuga ati se ibi bintu arimo biramutse ari njye byabayeho byagendutse ngiye kuri ngewe ntabwo nashobora gukunda abantu babiri imitima ibiri sinja nyigira urakana koko oya ubundi by'iki gihe si ntabyo gukunda ni ugukunda umuntu umwe n'ubundi wowe ni uko uri umwana niyo mpamvu uri umwana niyo mpamvu uba wifashe utyo ngo basomanye bagize uruzi ko n'umuntu ashobora gusomana n'umuntu ari mushiki we ashaka kugira ngo arebe umutima wawe ukuntu uhagaze nyine nazabona yuko nyine nari mukwiriye azagaruka ariko buno nge oya sigaye ndabona ibintu by'ingundo z'iki gihe ntazi ukuntu bimeze pe ni ukuri yewe narakatiye uzi byiza byo kuba single reka da wewe umva uburyoshe uhagaze guca ubwo nanjye rero ndabasinga ube single uvugisha uwo ushaka ugakomera